Muvuga ngo Bwana asifiwe. Nari natekereje ngo uyu munsi habe igisirimba c'aba bishop n'abapastori. Ejo nagiye kubwiriza ahantu hari yahirye. Baba jene bari hano. Ndababwira ngo nibaza babyina basirimba baza basirimbira kuri sujet de prière. Kuko igisirimba n'amasengesho sukubyina. Kuko ububyutse niyo ntebe Imana yategura itorero rigomba kubamo. Iyo utarimo uba wicaye aho udakuriye kuba. Bizitizi ya mbere mu buzima bwawe. Nimbura umuntu udatwarana ngo urwane none wongera urwane nutsindwa none umenya kuzatsindeje ufite ikibazo gikomeye. Inzitizi ya kabiri ni ukunyurwa vuba. Murabona nk'ubu hano ko murabona niki gihari nagize nasharatuye ku rupapuro abari hari yako barabibona. Okay, reka nongere ngaragaza. Hari cyo wayibona hano kuko utabibona. Dore itandukanije. Iyo ubuzima bwejejwe agatashe gatoya kagiyeho kaza kaboneka. Iyo bwabaye curaburindi imwanya turashima Imana kubera ko dushoboye kuba hano. Ndashimira Bishop kandi ko yadutumiye cyane cyane ngashima ko Imana yavyemeye. Twari tubivugana nawe kenshi cyane ariko biratunanira kugeza igihe tumusaba araza ayo warabishobora. Ngenda ndeba byenda impamvu twatanga tugomba kuzirwanya. Rero turashima ko Imana yatuboneye uyu mwanya. Muvuge ngo amen. Mumfashe tuyihe amashi menshi cyane. Cya kabiri ndashimira umukozi w'Imana Pastor Munongo. Nageza mwumva gusa ariko nari ntaramubona, ariko igiterane naramukurikiranye cyane. Nagiye mukurikirana numva amfashije ku bintu byinshi. Uyu munsi ho yakoze igitangaza. Uyu munsi yakoze igitangaza. Asifiwe. Amen. Asifiwe. Jantangara ko abantu baba bagitinda kubidatindwaho. Muri iki gihe abantu bakijijwe simbizi kuri teme ijyanye n'uburyo wakunda ababyeyi bawe n'uburyo wakunda umudame wawe, ko bizaba ari ibintu bisa naho abantu bagitindaho cyane. Si wowe warakijijwe ariko wagize neza pastor. Reka ndebe abakozi b'Imana mbere y'uko baje gukora umurimo baza bapfukama abadame babo bakabarambikaho ibiganza mbere yo kuja kubwiriza, mbere kuja gukora ikintu cyari cyo cyose ukabanza ugaca bugufa akakubenisa. Bazamura amaboko. Yes. Nagiye ntandukanye ibihe byose nakoreye Imana mbwiriza, ariko mbiterwa no gusohoka nihuta kabona amasaha yageze byenda nkibagirwa kaje kwibuka, ariko nkaje gusanga bitandukanye n'igihe naciye bugufi madame wanje akansengera. Nubu niyo mbwiriza adahari nza numva hari ikintu gikomeye cyane mbuze, ariko niyo aba ari hose kuko ntaraha abazi gahunda yose. Nubu ndabizi ko hankurikira hari ubu kara intercept. Niba hari ikindi kintu gikomeye cy'ishuti magara ya mbere ku isi iriho, inshuti ya mbere ku isi n'umugore wawe. Apana madame gusa kuvuga ngo ni mugore wanje n'ibindi. Madame wawe, my friend, ami
inshuti magara. Ibyo bintu mugifite, ibyo bintu ntaho bizaba. Uvuga ngo amen. Mwongere cyane. Haleluya. Nimubivane mu nzira. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo amasengesho yawe atazagira inkomyi. Umuntu wenyine ugomba kuyafunga akayadadira ni umugore wawe. Wakwitwa gute ko uri umukozi w'Imana cyangwa wakijijwe utemerwa n'amadaha? N'abana bawe apana n'abana. Sinzi nimba umuhungu wanjye ari hano. Hari igihe ngomba kubwiriza, ngomba kuza ndeba ko bemera ko bahamye ko papa ibyo avuga ni ukuri mu rugo. Bazaba bahamya gute? Ndashaka kubabaza, bazaba bahamya gute? Bishop mwagize neza. Ikindi cya kabiri abantu batagomba gutindaho ni ukubwiriza hejuru, kuvuga hejuru y'ububyutse. Nabonye teme izingora mu matema abaho niyo ngiyo. Kubera ko ububyutse ntubwigisha ububamo. Novuga amahame y'ububyutse se gute? Ariko ndagira ngo ndebe nimba turi kumwe muhaye munkurikira mvuga ngo amen. Mwongere kandi amen. Aye. Mokozi wetu ahimidiwe milele. Alaboshere. Yo. Tangura. Halaba. Tala. Ariko ndashimye ko mbonye Matayo. Muvuge ngo haleluya. Ariko none ndatangaye. Muvuge ngo Bwana asifiwe. Milele na milele Yesu. Kandi mutareba neza mukanya gato nzaba ndangije. Ariko ndatangaye kabisa. Yo, tuseme Bwana asifiwe. Milele na milele Bwana asifiwe. Igituma navuze ngo ndashimye ko nabonye Matayo. Ndamahizi, namwitaga ndamahizi. Nagiye Bujumbura muri Pisima, coge Revera Mudaheranwa. Niwe wari pasiteri waho na representa France. Bakora igiterane none ubagishira hanze. Maze mbona umwana w'umuhungu hawe uririmba. Akaririmba nkamubonera mu kirere. Akirukwanka twari hanze, akirukwanka musozi wose akageririye nkabona aragarutse. Nuko ndabiyabe wese. Noneho maze pasiteri Mudaheranwa ari ruhande rwanjye. Uyu muhungu ninde? Uyu ninde? Jewe nzamenye umuntu uzunkurura mu mwuka yavuga kankurura kanzana nkamuza. Yambwiye ijambo ndaseka ku ntebe ndabanza ndaseka. Twararangije ndamwegera uwitwa ndi. Nitwa Ndamahizi. Wahi. Ngwaje kuvuga umudugudu usanga neza irafatanye n'uwi wacu. Sibyo Ndamahizi? Abonye na metre Shikamari. Mukunda icogi. Ariko nimba mbwiriza akanya gato tukaza kubyina hano. Noneho natekereje. Uvuga ngo Bwana asifiwe. Nari natekereje ngo uyu munsi habe igisirimba cy'aba bishop n'abapastor. Milele Yesu. Haleluya. Hayala baba. Hayala sha. Huya puri sikiri puri. Ubutumzinye habe kibazo ra. Asifiwe Yesu.
ubu byutse bwatangiye mwekirize ngo amen. Ariko gasino gagaza babishopega nabangiye gukora ibikomeye. Ejo nagiye kubwiriza ahantu hari hirya baba jene bari hano ndababwira ngo nibaza babyina basirimba baza basirimbira kuri sujet de prière. Igisirimba n'amasengesho niba ari indwara muhaye muhudumiya muyibyinireho ko mwanumva neza. Niba ari ububyutse mu bubyinireho Imana izayumva mu ijuru n'imigeri muvuga ngo ububyutse muri urusengero. Ibyo rero nitugeraho turaje kubyina tubyine duhudumiya ububyutse. Huduma vuga ngo amen. Wagize neza bishop wareze neza. Watwohereje uriya musore aradutwika kimisagara. Twaza tubiyoberwa iyo byagenze. Mufate Bibiliya dusome mu izina rya Yesu. Akanya gato gusa mu minota mike kugira ngo tuje guhimbaza Imana. Muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Yesaya igice cya 52 umurongo n'uwa mbere Yesaya ahandi reka nitonde tuganire buke. Yesaya 52 umurongo n'uwa mbere. Kanguka wambare imbaraga zawe Siyoni. Mwahabonye kera Bibiliya zanyu? Haravuga ngo kanguka wambare imbaraga zawe Siyoni. Ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu umurwa wera kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye atazongera kwinjiramo. Ndagira ngo mutinde kuri iri jambo rivuga ngo kanguka wambare imbaraga zawe. Isomo rya mbere twavanamo hano ni iringiri. Hariho ibyo dufitiye uburenganzira. Hariho ibyo nakwita les droits zacu. Hari ibyo nakwita ubutunzi bwacu, ibyacu tudafite tugomba gusingira. Kuko iyo usomye hano Yesaya arahanura hano ubwoko bwa Isiraheli. Arababwira ngo nimukanguke, nimurangiza gukanguka nimugende musingira imbaraga zanyu dore aho ziri, aho zimanitse. Mwananiwe kuzambara muzambare gusa. Muvuge ngo amen. Aha niho nashatse kugira ngo tubanze turebe ububyutse ni negera sha ndagira ngo mbabaze sinzi cyatumye zana bayi n'iri kote bankuje hariya ibaye nka portement hariya ubu twagarara hariya ririya hagarara kwa iri kote ni iryanda ndaryambaye se ariko mfite uburenganzira bwo kuryambara sibyo. Ubu byutse niki ni ugusingira uburenganzira bwacu twatunze kwacu. Gusingira uburenganzira bwacu tutagize gute tutarasingira. Kuko ubu byutse niyo ntebe Imana yateguriye itorero rigomba kubamo. Iyo utarimo uba wicaye aho udakuriye kuba. None kuzuka rero ni ugusubira. Nico gituma yababwiye ngo zuka ugende ufata ikoti ryawe wambara imbaraga zawe. Kumandeba guti nambara ikoti ryawe nambara marathon. Iyo tuvuga ububyutse mu itorero ntituvuga ico dusabiriza, tuvuga no droit. Kutabibamo no kutabisingira ni ikibazo.
kandi ndavuga ububyutse wewe ku giti cyawe wowe kuba ubayeho uko umeze ni ikibazo. Ububyutse rero si ikindi, ni ugusubirana ibyawe, restoration, gusanwa, kwakira uburenganzira bwawe, kwakira imbaraga Imana yakugeneye kuva kera zikaba iki zikabiza. Niba mwumvise muvuga ngo amen, mwongere cyane amen. Bishop, hari ikintu nabonye, inzitizi ya mbere zibiri ziterambere zikomeye kuruta izindi. Inzitizi za mbere zibiri zikomeye ziterambere ni iki? Icya mbere ni uguheba vuba. Ni ukuvuga ngo watsindwa none, wongera watsindwa n'ejo, wongera watsindwa n'ejo bundi, ukavuga ngo birarangiye, ukaba ubivuyemo. Nico kintu cya nyuma, niyo obstacle yano iza yicare isite. Umuntu wese uheba vuba akumva ko byamurangiranye ntaho azagera. Ngiyi inzitizi ya mbere ikomeye. Reka mbabwire, mukristo agwanye na Paul akamukubita hasi, yaramubwiye ngo sha wibeshe, iyo nguye mbagize nte imbamzuze. Ni ukuvuga ngo ntugomba guheba. Inzitizi ya mbere mu buzima bwawe, nimbura umuntu udatwarana ngo urwane none, wongera urwane, nutsindwa none umenye ko uzatsinda ejo, ufite ikibazo gikomeye. Inzitizi ya kabiri ni ukunyurwa vuba, kumva ko wageze aha byarangiye, waminuje, washoje byo. Muvuge ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. Kumva ko waminuje. Mureke mbabwire, umutunzi w'amafaranga menshi azagira za miliyari akumva asa naho afite igiceri kimwe. Uwo muntu wumva ko agifite igiceri kimwe azakomeza atunge, ariko mwumvise ko miliyari zagezemo akicara agashira kuguru kukundi, ejo bundi azakena. Yanyuzwe vuba. Abantu benshi baranyuzwe, yavuga kundi mirimwe igitangaza kirabaye, yagira ikiniki ngo nageze muri some. Ninde wakubwiye ko bibiri aho ugeze ntaho uragera, uracyari hasi, ugomba guhora n'inyota ya buri gihe. Niyo mpamvu umuhanuzi Yesaya yavuze ngo kanguka wambara imbaraga zawe, kanguka ugeraho utari warageze. Hari ibindi biririya biri hafi ugomba gusengera. Amen. 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 Muri izo nzitizi zombi ni iyihe wahuye nayo? Abahungu banyuzwe we, ayiwe, tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza. Paje z'Imana zirakomeye cyane. Bishop yicara hano ubu yabona ukuntu urusengero rumaze kuzura mwakikije, akumva ngo yarashitse bado. Ikibazo cya mbere cy'itorero ry'i Yerusalemu cyatumye Imana ibakubita nuko bagiye muri principe yo kunyurwa vuba. Arababwira ngo muzaba abahamya i Yerusalemu, i Yudeya, i Samariya, mugere ku mpera y'isi. Ngo batangire gushinga paruwasa ya mbere ikomeye. Yakobo amaze kuba bishop, intumwa zimukikije ati wava hangaha yajyaye, ati mubakubita amakofi. Maze Sawuli azinga umugozi, yageza kubita umuntu yamukubitira, akiruka nkagahagarara i Samariya. Mugabo uzi gukubita. Nagira ngo muzi kunyurwa vuba. Uyu mwanya kera mwumvise ko mutaragera ni Yudeya ni Samariya ni impera z'isi, ukumva ngo kera byashitse. No, ntahuragera. Imana iracyashaka ngo uve mu bwiza ugere mu bundi bwiza. Hari indi ntebe Imana yaguteguriye ugomba kwicara utarageraho. Ubu byose niki? Ni uguhora uva mu bwiza ujya mu bundi bwiza. Hari abantu bazavuga ngo njewe ndabyutse, njewe ikinike, levurimo, hari ubundi bubyutse bugutegereje. Sibyo? Aho uzagera hari ubundi. Wari wasingiraho Paulo yageze? Ko ndakubaza, wari wageraho Paulo yageze? Byuka wambara imbaraga zawe zikuri imbere. Kanguka wambara imbaraga zawe zigize gute? Zigutegereje. Ngico ubu byutse
ni ukuva mu rwego usingira indi ntebe iri imbere Imana ishaka kukwicazamo. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, ububyutse ubusuzumira hehe? Nihe usuzumira ububyutse? Ni ibice bibiri tuzisuzumiramo. Icyambere, uzasuzumira umuntu ko ari mu bubyutse yabaye nk'utera intambwe, umusuzumira ku buzima bwe, imbuto, uko ubuzima bumeze. Imbuto bundi reka mbereke. Iyo usomye mu bijyanye n'umwuka wera bawugereranya nk'inuma. Inuma rero iba ifite amababa abiri. Ntabwo inuma yagurukira ku ibaba rimwe. Rimwe rirasemboriza imbuto, izindi zigasemboriza iki, zikerekana iki, impano, bigakunda bigakura. Imbuto niki? Ni uguharanira kugenda winjira mu shusho ya Kristo. Iyo ni revival ya mbere. Icya kabiri ni ukugenda winjira muri power ya Kristo. Ukuboko kumwe gukora kw'imbaraga za Yesu, ukundi gukora kw'imbuto. Ngaho aho usuzumira ubu byose. Ni ukuvuga ngo ubu byose bufite n'itorero ryageze mu bubyutse, ugomba kubanza kureba impinduka ziri mu buzima nizihe, warangiza ukareba n'impinduka zo mu buryo bwo gukorera Imana. Kuko impinduka zo mu mbuto zerekana ishusho ya Yesu ku bandi, naho mu mpano zikerekana power ya Yesu ku bandi. Ibi byombi rero bigomba kujyana. Reka mbereke. Umwanditsi umwe yaranditse gutya ngo, aravuga ngo igihe uzumva kuri umunyabyaha ngo nicyo gihe uzaba ufite ubuzima bwiza mu mwuka. Nimwumve namwe contradiction. Igihe uzumva kuri umunyabyaha nicyo gihe uzaba ugize gute, ukiranutse. Igihe uzumva ko ukiranutse uzaba warapfuye. Bivuga iki? Bivuga ngo igihe cyose uzumva ko hari akantu katagenda uvuga ngo Mana mbabarira, isengesho rya mbere fukama, amaraso yawe data neza, Mana mbabarira, ni ukuvuga ngo uba ufite vie spirituelle iri nziza. Niyo mpamvu revival yo yaje habaho repentance yabo, haba kwihana buri gihe. Kera itangira habaga indarasa, buri muntu wese agira ngo yira akumva ko ari umunyabyaha, Mana mbabarira, Mana mbabarira, nuguhora kuri robine uri mukaraba. Ngiyo revival. Naho itari mu bubyutse uzugenda gutwa mpamvu umutagatifu. Reka mbereke iki kintu kugira ngo munumve. Hari karamu mufite aho kugira ngo murebe revival ko bimeze. Pikaramu kidogo mbereke ukuntu uko nabigenza. Ikizakwereka ko ubuzima bwawe uri muri revive, uzaza umenya nimba akantu kose kagatashe gakozeho kagaragaye. Hari abantu babaho pe, nubwo yatukana, nubwo yahangana n'abantu, nubwo yakwiba, nubwo yagira akumva n'umutagatifu, ariko undi yasitara kundi gusa amuganda sinoba byenda namukomerekejera, ukazusigara wisuzuma. Karara dasinzi nagize gutya sinoba namubabaje. Revival izabira aho ngaho. Karara dasinziri. Muvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane haleluya. Ariko ikindi revival izikora so kugenda gukangurira kwereka uko ugomba guhagarara, izi active imbaraga zigakora mu itorero, ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana zigatembera zikagenda. Haleluya. Abo twajyanye muvuge ngo amen. Mwongere cyane amen. Ubu byose ibi byombi naje kubisobanura nyuma. Ibi ko ari bibiri ndaje kubisobanura. Reka mvuge icya gatatu.
niba mwankurikiye muvuge ngo amen. Nababwiye ngo sinzamenya kwigisha hejuru y'ububyutse, ariko ndaranga ko turajyana ko muragenda musingira. Icya gatatu, asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Icya gatatu, ububyutse ni umusaruro y'imbuto iba yarabibwe. Ububyutse ni ibisarurwa, urasarura, ntabwo ari cimeza. Ububyutse ni imbuto ugira gute usarura. Nubona ahantu habaye ububyutse, uzamenye neza ko hari imbuto yabibwemo. Haleluya! Uzamenye neza ko hari imbuto yabibwemo. Nagira ngo ikintu kiza kintangaza, munkurikira aha hantu ndashaka kuvuga akanya gatoya. Ni uburyo Yesu yari umuhanga ukomeye cyane cyane. Yesu yaratangaje. Yageze aje kwigisha isomo, ntazana ingero zo mu ijuru, akazana ingero zo mu isi. Nje nize pedagogy, nabaye mwarimu imyaka myinshi, n'iby'uburezi nibyo nize habe no muri universite. Umuvure pedagogue azazana amasomo akayasobanura bijyanye n'ibyo umwana haye yumva. Niyo mpamvu tuzatuzana materiel didactique, ibikoresho umwana akabibona kugira ngo yumve isomo. Nimba hari umwarimu wa mbere wari ukomeye wabayeho ni Yesu. Umunsi umwe agiye kwigisha hejuru yo kwizera, tiyatangira kuzana za formule zikomeye iriya. Arababaza gusa. Mwumva kuntu Yesu yagaza asobanura. Arababwira ngo bigishwa ati ninde muri mwebwe umubyeyi umwana yamusaba umutsima akamuhereza ibuye? Ati biragatsindwa birakanyagwa. Ibuye nimutekereze namwe mama kuriya yamwigishije, umwana we akamusaba umutsima yamara akamutamika ibuye. Hari uwo mubyeyi wabaho? Aramubwira ngo ntabwo bizabaho, ntibizabaho, biranagatsindwa ntibizabaho. Aho yamusaba ifi akamuha inzoka, ati ntaho. Namwe murabuzuva ko ntaho. Hari umubyeyi bahereza umwana we bene ibyo bintu? Aramubwira ataho, none ko muzi guheza ibyiza muri babi, mwebwe mukamenya guhereza abana banyu, njyewe so mu ijuru muri kamere yanjye ndi mwiza. Komano none mwe muri babi mukamenya gutanga ibyiza kubera imbabazi mugira. Njyewe ndi umubyeyi amemeta mwiza, ni gute nabima ibyo mwansabye? Atese ko muranumva? Ati nimuzaza musaba rero ntimukaze mugenda mushidikanya, muza mumenya ko mwasaza umubyeyi uguhereza akakurya umwana agize gute aguhereza. Noneho mbereke iki kintu rero. Iri jambo nageze ndisoma nkiri umuseribateri sinaryumva. Nuba abatarabyara nti muhaye muryumva kubwirwa amakuru n'ibyo wiyumviye n'ibyo wiboneye biratandukanye. Umwana wawe aza gusaba ikintu ukaza wumva imbabazi, imisonga kirava mu birenge ikazitukura mu mutima. Siko bimeze? Kurya rero konfikera yabyumvise uko yarabyaye. Kurya biza bitikura, ukabona umwana wawe hagira gutya ukaza wumva bihaye bitikura. Niko utangiye gupfukamo habwira ngo data wa twese uri mu ijuru we nawe azayahagira. Iyo wumvise bene iryo somo neza, kwizera kwawe kuza guhagarara neza. Muvuga ngo haleluya. Umunsi umwe agiye kwigisha isomo ryo kwirinda kwiganyira, kuko yarazi ko abantu baziganyira uko bizamera kose ubuzima buzagorana. Aza kwigisha hejuru yo kwirinda kwiganyira. Nimwumva amasomo ya Yesu kuntu azafatwa. Nuko mwino cungu araza afata abigishwa bagani 12, ati nimumperekeze dusohoke. Ariko yari umugabo uzubwenge Yesu. Baramo bagenda ngo ashike hano barahagarara, ati mwitegereze. Abona inyoni ko ziratora, zirariye. Abaza abigishwa ati iki niki? Ati ni inyoni. Sigira umurima? Ati pi. Hari wabonye yishwe n'inzara? Ati zigaburirwa nande?
aho none muzamwiganira ngo muzarya iki mungu iki nuzaza uja kwiganyira uzureba inyoni murumva yari verse biblique nimumva mwari mukomeye aratambuka gashya ati banka witegereza urururabo ararurebye ati habe na mama Bishop ntabwo ari yambara rose imeze gutya ntabwo ninde uzurudodera rugira izine rugira tayere none se rudoderwa nande ati ntawe nye izine turayizi se aho muri mwese hari wari wambaye ikurere isa gutya ati ndaye ruzarugira iminsi ngahe rukuma tekabi Imana irwambika ku minsi 2 gusa rukuma yita ku rurabo ninde ufite agaciro wewe neza ni nkaho yagize gutya ngo muzasubire mwiganyire uzongere muongeze tena kweli mumwe ngwame haleluya ese ko twajyanye birenze urugero isomo ryo kutiganyira riba ririnjiye ariko ndumvise ba isubireresha noneho naratangaye umunsi umwe ndimo medita kuri iri jambo nari nkiba kimisagara ubu ngiye kurangiza mu mbabarire noneho baye medita kuri iri jambo ndasohoka gutya mpagarara oya ntinda ariko ndi meditaho nani sose gusa nani medita kubera izo nabonye mpagaze gutya ku muryango ariko umuryango apana ku muri usohoka hanze muri salo umuryango werekeye ku gikona aho madame batekera n'umukozi noneho ngiye kureba gutya mbona ubunyoni muzamubona bwa bunyoni butazabutinya buto gutya buraje neza kampagaza imbere ukampagaza imbere ngasinga ijisho ugasinga ijisho karasimbutse karasimbutse ngahari mbona karatoyi ngonje kwitegereza mbona ko karatora indete z'umuceri zagiye zitakara numva umwuka arambwiye ngo tegera nkwigisha ati Yesu niki cabwiye ko kano kanyoni iwawe ko byeze niki nyine byakabwiye kazanye kama kayoborwa neza ni wanje ngo pa ica kabiri niki cabwiye madame wawe kuja guteka umuceri yaguze n'ifaranga mwaguze izi ndete zikava ku nkoko zikagwa hasi nukuvuga ngo ce n'est pas un accident hari uwo yagomba kubatekera mu karya hari n'ibigomba kwera kugira ngo naka kanyoni kagire gute kari nuva mu karambwe ati nuko Imana izihingira inyoni n'abantu batagira ico bafite izigenda ikareka abafite amasahani yuzuye bikagenda bitibuka abandi nabo bakagira gute bagatora nubona umuntu araje ngo Imana yankozeho kugira ngo uyu munsi numve ko nakubenisa ni byatibutse hehe nizandete zavuye hehe ku nkoko niko Imana ije gabora ariko noneho ibijyanye n'isomo ryacu umunsi umwe ariko ndangiriza kuri urwo rugero araza ngo ashike arabasohokanye atese iki niki ati n'umuzabibu ibi bihari niki na amashami ati mwabibonye uyu muzabibu uraha naya mashami ngiye kubasobanurira jewe ndi igishitsi ndi igiti nije muzabibu nyakuri iki gishitsi nico kimanuka kikagera hahe mu butaka nico kivoma mwebwe amashami abandi mwese muri iki muri amashami dore agakiza kishami nuko gakomeza gafashe hehe ku gishitsi iyo ritanyutse rikavaho birigendera gute riruma agakiza kaco niki nuko bikomeza nukuvuga ngo ishami ntirigiraho rivoma rigomba konka ibivuye hehe ku gishitsi icya kabiri amazi atemba mu gishitsi ntabwo yatandukana n'amazi seve itemba hehe mu mashami yigisha iki apana kwizera tiyigishije kwirinda kuganya yigishije ubuzima bwa gikristo bw'ubuzutse ikiza kibuzana ni uguhora uri connecte mu bundi buryo ubuzutse ubuzima bwa gikristo
ni ubumana wonka mu mana. Niba mwarumvise muvuge ngo amen. Mwongere cyane amen. Ni ukuvuga ngo ububyutse si ikindi, ni uguhora muri connection, ni uguhora ucometse, kandi ntabwo wavana ubumana ahandi, urabwonka. Nimba uri deconnecte waracomokorowe uruma. Nimba ushaka kongera kandi ko utoha, comeka. Comeka, comokora. Comeka, comokora. Kugira ngo udetermine icurico, uzureba eta yawe. Uracometse cyangwa waracomokorowe. Mbabwira iki kintu. Imana yacu ntabwo ari imana ya maji. Ni imana ya mahame. C'est un Dieu de principe. Umuntu uri connecté wese agira ubumana muri we. Uri deconnecté, icyo bacometseho uzasa nacyo. Umwuka yanigishije kuzaza tuja mu bintu biri pratique. Ngiye kubabaza iki kintu mwese. Iki kintu cy'ububyutse ndavuga ibintu nka bitatu. Icambere bishingiye ku mahitamo yacu. Ica kabiri ico navuga nitwiha umukoro hari ico twakora, sibyo? Ica gatatu iyo ucometse individuellement ku giti cyawe tugacomeka twese niho havuka revival iri collectif. Ni ukuvuga ngo reveille rusange itangira kuri reveille ku giti cyawe. Nacometse nkakuye gacomeka kakuye gacomeka kaka twahura tukaka. Noneho ndashaka kubabaza iki kintu kugira ngo tuje muri pratique, apana theory. Genda ucomokore kuri telefone, ucomokore kuri social media, ucomokore kuri za nshuti zawe. Wa mwanya wari waracometse ugarure mu cyumba cy'amasengesho, utinde icumweru cyose uri wenyine. Nuvamo ukimeze uko winjiyemo uzavuga ngo ijambo ry'Imana soko. Aba twajyanye bavuge ngo amen. Mwongera cyane amen. Dore ikibazo cece y'imperuka ifite. Cece twakira hangaha ariko vie privée. Ubu bisho tubajije aba basore bose baza babyina ibihe bagira byo kwiherera n'Imana yabo bonyine gusa, bonyine ukabibaza wabona bake. Ariko uwo mubaza umwanya acometse kuri telefone baza bicura mu rukerera mu masaha 10. Ikintu cyose cyambere akangukiye ni telefone haje kureba. Ntakangukiye kuri Bibiliya, ntakangukiye apfukamya senga, akangukiye kuzareba gusa. Hano kuntu baza none urambwira ngo revive iraturuka he? Ugomba guhindura imyitwarire nimba ukeneye revive. Uvuga ngo haleluya. Ubu hari wanumvise nashaka narekeraho. Revive reka utahane iki kintu iva hehe? Yesu niwe muzabibu urishami. Byose birajyana n'amahitamo yawe. Swate kuma cyangwa gutoha. Nuko ucome kukonga. Nucuka nakurikiye Bishop ejo bundi ahagaritse indirimbo aravuga ngo gucuka kose gucusa ngo ugomba gucusa ngo gucusa kose kugira gute kurasha konga kurasarira icukije umuntu biragorana. Mureke ducuse. Ninde bagucukije kuri Yesu? Nucuka uzibonera igitangaza. Ubuzima bwawe bwose buzadepanda nuko bacutse. Yesu ntaza acusa ahora twonse. Revival barayonga. Icyo ni cyakangahe navuze. Mvuga icyakane ngiye gusoza. Asifiwe milele. Asifiwe milele. Mu mateka yose muzanyuramo yose tuzareba umuntu wese ufite revive hari ibanga agomba kugira. Ndabaha Yesu naratangaye nigiye kuri Yesu. Iyo usomye muri Luka igice cya 21 umurongo wa 37 na 38 nimwumve
Bibiri zivuga ngo yageza yirirwa mu rusengero iminsi yose abwiriza. Siko Bibiri ivuga? Ngo bwakwira akaja ku musozi wa Elayono akarara senga. Ikintu cyantangaje, iminsi yose. Nimuvuge mwese, iminsi yose. Nukuvuga ngo aramanutse avuye ku musozi wa Elayono ijoro ryose. Araje ngo agere hano mu rusengero atangiye gukora. Amasaha y'umugoroba yaba ngo paf agasura kandi akazamuka akiruka. Yashika ku musozi wa Elayono agapfukama amasaha 12 agatogota akavuga. Akumva inyoni ngo burakeye akaja mu rusengero akaba arahagurutse agasura akirukanka akaza mu rusengero agatangira agakora yarangiza abwira agasura kandi akazamuka ku musozi wa Elayono. Nukuvuga ngo yararaga muri connection akirirwa muri ministry. Nimurebe sasa ubuzima bwa Yesu. Aho Yesu yabaye narabigenzuye. Nta sengesho publique muzasanga kuri Yesu cyane. Ntari. Nta sengesho riri publique muzasanga kuri Yesu. Ukeretse gusa ikiri publique yagaza akora. Yari gutanga order. Yagaza atanga amategeko gusa. Muzasome n'igihe yageze kumva Lazaro. Yaramuhamaga ngo Lazaro sohoka. Lazaro yamazamuka. Muzasome n'umusagaburira babandi 5,000. Yafashe umugati gusa arawushimira. Imbaraga zo gutegeka uzivanaho warayifukamye. Ngiyo revive iva muri connection. Revive ni bifatika n'ubuzima buhindutse yaraye yonka bakabona ubumana butemba. Ni ugukora mu mbaraga zikomeye. Sibyo? Ni hari babibonera hanga hari ko araho bikuye. Mubahe uzubzu kuvuye. Abaririmbyi murare kuri za matera 5 mwirorose birengetse 6 ugone kuva saa 3 ubyuka indi saa 1 amazi babamduke niwikubita hano akabari utangira muri ministry uvuye mu birengetse na za matera n'amashuka amaze ngwijwe risohoke yigirukana abadayimoni. Muvuge ngo amen. Mwongere cyane haleluya. Uzuva uba waraye uta. Abagabo no gusengera ibiryo batakibishobora. Ngo kera twabisengeye kera. Ngo kera Imana yarabyejeje. Ayigana natanga. Uwo nguwo uzakamira urugo rwawe. Nimusubire ku mavi. Nimwongere mu connecte. Satani arabizi. Nigeze gusoma ikinyamakuru rimwe kivuga gutya ngo Satani yakoresheje inama. Arangije gukoresha inama ngo abwira abadayimoni biwe arabohereza. Sinshaka kuja muri organisation y'ibyo Satani azakora. Arabohereza arababwira ngo mugende mubuza abantu gukizwa. Mu control ya Afrika Amerika isi yose mwimira abantu gukizwa. Abadayimoni baragenda ngo barimira biranana ngo nyuma baje gutanga raporo ati batuna n'insengero ziruzuye. Ati okay ziruzuye ati yes. None dukore gutya. Ati okay ubwo bzuzuye mwayishuba aho ngaho reka tugire dutya. Mureke insengero zuzure ariko ntizigirisho zidutwara. Baba bakristo bari inefficace batagira ico bamaze. Ati niki mubabuze guhura n'Imana yabo mubahindure busy. Nimumara kubahindura busy niba da connectinga n'Imana bazabaha insengero zuzuye zitagira ico zitwaye. Ati none tubagire gute mushiri ibiba okipa muri telefone muri computer mu modoka huzureza amajuru no niba zaza bagira ha nibindi nagira ngo aracagira kucya kuja guhumiriza abayakubise muri telefone nibindi ibisigaye bazaba buzuye insengero batagira ico bagira gute badutwara. Aba pasteri babaye busy. Abavuga butumwa babaye busy. Ndabyemera neza byose biragize tugomba kuba ariko nanone ugira ico ukora ariko utuje imbere y'Imana.
ugira umwanya wo kumva icyo Imana ikubwira musherekeze. Tumaze kuba amakompiyuta gusa nabi imishinga, simvuze ko ari mibi, imishinga izivuka mu masengesho, numara kwikora uyisengere, torero urisengere. Twaba twajyanye mukavuga ngo amen. Uwo ni Yesu. Nimba yari umwana w'Imana kugira ngo ashobore umurimo kuri iyi si, yageze arasenga, none wowe uzatekeza ngo uzabigenza ute? Ariko noneho naratangaye. Muvuge ngo asifiwe. Muvuge cyane ngo asifiwe. Umunsi umwe narimo medita hejuru y'ijambo, numva umwuka arambwiye ngo ndashaka nkwereka imbaraga z'amasengesho mu buzima bwa Yesu. Ati Yesu, reka nkwereka ibihe bikomeye byiwe. Ati mbo ngiye kuvuga bike. Icambere, amaze kubatizwa muri Yorodani na Yohana, umwuka yamujyanye kugira gute? Gusenga. Arangije abona gutangira umurimo, yakoze imyaka ingahe? 3. Ministry y'imyaka 3 yatangijwe niki? N'iminsi 40 mu masengesho. Ikintu cyose kizagira imbaraga bingana n'amasengesho wakemvestishijemo. Yereka Imana, Mana dore ministry ngiye gutangira public. Mana ministry. Imana iramwemerera. Muzasome biravuga ngo avigarira, ngo ashigariraya, ngo yuzuye imbaraga z'umwuka. Nukuvuga ngo yari yabanje gusevinga, yari yashizemo. Ikindi cya kabiri, kamvuge gusa ndangizaho. Agiye amaze gukora ministry, yagomba guhitagamo abazasigira umurimo. Leadership yose ikomeye ni succession. Sibyo? Mbere y'uko ahitamo 12, kiyafuye kwa amatoranya ngo mfite experience, nagendanye nabo maze kubamenya. Never aja ku musozi gusenga amasaha 12, atoranya abantu 12. Nukuvuga ngo buri muntu yari kwamusengera isaha, Imana ikamumwereka. Nukuvuga ngo intumwa agomba gusiga yabandi tangizanije niki n'amasengesho. Kuko succession, gutsimburwa naho byaribe. Amaze gucungura itorero, mwumve neza, amaze gucungura itorero, sibyo? Niki yarisizemwe umurage. Igice cya 17 cya Yohana yakoze iki? Yarisigiye amasengesho. Aravuga ngo Mana, muzasome kira gice cya 17 cyose, aravuga ngo nakubahishije mwisi, naje ngarurira cya cyubahiro nari ngize gute? Nari mfite. Nsengeye abangaba wampaye, sengeye n'abandi bazaza. Nukuvuga ngo umurage yasize icyo yadutwikirije niki? N'amasengesho. Reka rero nkubwire, niyo unaniwe n'igitumuka ibyuka Satani atarakwisha, azagira ngo aturuka agasanga amasengesho yaratugose ya Yesu. Narezire tuzabugezeho, nutayirindisha amasengesho uzaba ufite ikibazo. Uwo ni Yesu. Reka mvuge eglise primitive, itorero rya mbere, siyo yatsimbuye Yesu. Murebe igituma ryagize revival. Iyo usomye muri byakozwe n'intumwa, igice ni cya 2 murongo wa 42 47, haza havuga gutya ngo bahoraga iteka ryose bahura, bakumva ibyo intumwa bagira gute? Bigisha, bagasenga, bakamanyagura umutsima iminsi yose. Ko muranumva? Noneho ni mu gice cya 2 ukagenda wagera mu gice cya 6, Satani amenya ko ari ryo banga. Ngo amara kumenya ko ari ryo banga, ateza ikibazo mu itorero rya mbere. Habaza mirimiri, naho gani impamvu zo kugira ngo zirangaza abigishwa batakaze purpose, batakaze umurongo. Ngo abafakazi babagira iki? Batangira kwivovota, twebwe ntimuzamutugira gutya n'ibindi. Intumwa zibazabimenya. Ati yo tipe shitani yinji, aho kurekura bahamagara itorero ryose, nimushaka abagabo b'ubwenge bicare kuri uyu murimo, twebwe tuzakomeza kubwiriza ubutumwa no kugira gute? No gusenga. Iyo barangara kidogo ngo babaye busy, bari batakaje banga ry'iki? Yarevayo. Abadiyakoni baza bakemura ikibazo, Satani baba bakinziremba itorero rya mbere.
mureke mbabwire nishake ndekera aho ngaho. Urebye mu mateka yose ya revival, yose ya revival, yose nta hantu habaye revival abantu batari connect. Abantu bose barizanye bazanye ubuzutse n'amatorero yagize ubuzutse n'amatorero yarafite ubusabane buri direct. Babaye amashami afashe ku muzabibu hose aho muzabireba. Icanyuma soza kubera iki tugomba kubiharanira, kuko ubuzutse nico gisubizo kuri generation, nico gisubizo. Nimba tukiri kumwe reka mbumve muvuge ngo amen. Mwongere cyane amen. Nasomye mu byakozwe n'intumwa ndatangara igice ca 4 umurongo wa 23 kugeza 31. Musome aho hantu. Ikintu cantangaje hano, reka byenda mbere ikongera ku gice ca 4. Reka mbahebukeya ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice ca mbere bahawe isezerano ry'ububyutse. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute nabamanukira. Igice ca 2 revival irabaye, Pentecote ubuzutse buraje. Igice ca 3 imirimo y'ubuzutse itangiye kugaragara. Petero na Yohana ngo bagende ku munsi umwe kuja gusenga. Umuntu ubanye n'ubumuga arashara avuga ati ngawe duheze ifeza, ati ifeza nizamuti dufite haguruka mu izina rya Yesu ube muzima. Binjiranye mu rusengero, umujyi wose uranyeganyeze, wose uranyeganyeze, ngo unyeganyega abatambyi n'abasaduka n'abandi barabafunze, ngo babafunge barabakubise. Cyo ni igite cya 3 baravuga ati ntimuzongere kuvuga ibijyanye n'uyu mugabo n'uyu Yesu, muzabireke. Bageze mu gice cya 4, igice cya 4 bamaze kubacecekesha babakubise bagize gute, sinashatse kujya kure, ngo baje gutanga raporo mu babo. Barababwira ngo batubwiye ngo ntituzongere kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi baduhanye ngo ntituzongere. Nimwumve isengesho basenze, musome muri ico gice. Ntibavuze ngo mana kubitabari abayobozi bacecekesha. Bavuze bate? Iyo usomye ariho nsoma gusa igice ca 4 murongo wa 23 4:23 ibyakozwe n'intumwa. Bwana sifiwe. Ibyakozwe n'intumwa haravuga gutya ngo 4:23 nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo babatekerereza ibyo babwiwe byose n'abatambyi bakuru n'abakuru. Nabo babyumvise bavuga n'ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana ati databuja ni wewe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umugaragu wawe ubivugisha umwuka wera ngo niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'abantu batekereza iby'ubusa. Abami bo mu isi bateje urugamba n'abakuru bateraniye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo wasize. Ko baratanga raporo. Kandi koko Herode na Pontiyo Pilate hamwe n'abanyamahanga n'umuryango w'Abisiraheli bateraniriye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu uwo wasize. 28 ngo basohoze iby'ukuboko kwawe n'ubwenge bwawe byategetse mbere byose bitaraba. 29 kandi none nimwumve isengesho. Kandi none Mwami Imana reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize manga rwose, ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo ukize gukora ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umwami wawe Yesu Kristo. Bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushitsi, bose buzuzwa umwuka wera bavuga ijambo ry'Imana bashize manga. Ndashaka kubabaza, nimwumve iri sengesho. Bakubiswe babacecekesheje, ntabwo basengeye opposition. Mana urabona aba bantu ukuntu byagenze, barwanije umurimo nawe ubamenye ubiyiteho, uhondahonda imitima yabo uyihindure. Babarekeye uko bameze, bamenya ko isi nta kundi izahinduka, ni kwihora izarwanya ubutumwa bwiza. Ariko igisubizo cyazo ni imbaraga zibarimo, ni revive.
irababwira ngo wowe gusa wiramburira ukuboko ukomeze gusa uduhe kuvuga ubutumwa dushize iki Imana, urambura ukuboko gusa gukora ibitangaza, ureke itorero rigira ubuzima. Itorero izo mbaraga ziva mu itorero zizacecekesha ibiri hehe ibiri hanze. Ni ukuvuga ngo aho icyo bashaka kwerekana nuko revive nico gisubizo ku masije de prière duhorana. Iyo bubyutse bwaje bukagera mu itorero, ibisubizo byose bibonetse. Reka mbereke Mana yo mu ijuru, ukareba hano ntimuzamukoma amashyi, ntimuzamusenga, ntimuzamutanga amaturo, ntimugira umutwaro wo kubaka urusengero, ntimugira gutya. Uzi ikibazo bafite? Ni ikibazo cya revive. Revive nije izasubiza ibyo bibazo byose. Bazatanga ntawe bahase, bazaza batega amaboko Frank atiri wavuze induru, sibyo? Bazaza bitabira amateraniro ntawe basunitse, bazaza bumva gusa saa 11 batangire kwaka umuriro, bahagire bavuga ngo tuje mu nzu y'Imana. Ibi byose muzamuhora dutanga amatangazo twinginga. Ikibazo dufite ni revive, ntabwo ari abantu. Umunsi revive yaje, uru rusengero rwaza rwuzura abandi bose bakagereye. Asifiwe. Revive ni igisubizo. Ni igisubizo mu buryo bwose buri social. Ibi duhata ni mukundane ntiyagire kuba nyakamwe. Oya, nibi ngibi pastor yari kwavuga. Imiryango yanyu ni mukunda abadambe banyu. Revive voyage. Waza naringiye kuvuga amagambo akomeye. Asifiwe. Asifiwe. Ba bagabo batazabamenya kuvugisha abagore babo neza, ntamenye kuba yamukubita na bizo. Buriya ni kibazo cya revive. Mureke mbabwire iki kintu, munumve neza, muvuge ngo haleluya. Hari abantu baza bavuga ngo ngo jenda uburinganire n'ibindi. Uburinganire ntabwo buzanwa n'amategeko, uburinganire buzanwa n'ubukristo. Kuko icisha uburinganire ni icyaha, ikigarura uburinganire ni kinesha icyaha. Revive yije wera imbuto za Kristo, usa na Yesu. Iyo usa na Yesu uburinganire buba burimo. Ninde wambwira ngo nigishe kumva ko nguko nakwitwara kuri madamata no mubabaza nte? Iyo mubabaje mbababaye. Uburinganire bwaruzuye. Je nzavuga ngo ubundi mwitorero uburinganire ntabwo akabaye citegererezo cuzuye. Nukuvuga ngo revive iyo yaje mugenzi wawe angana arakuruta. Ureba mugenzi wawe kwakuruta. Iyo ni revive. Ariko iyo gihaye wumva ko wikunda wikururira n'ibindi, revive iba yapfuye. Iyo yaje haza urukundo. Nta muntu waba iruhande rwawe ngo abe imfubyi uri wenyine ngo yumve ko ari wenyine uhari. Urukundo zambuto ziraza. Revive ni igisubizo. Reka nakubwira, revive izana n'umutekano wose. Umunsi revive yaza, abapolisi boryama mu nzu bakaruhuka. None aba bantu bose biba bakazana umutekano muke, bakijijwe bose bagakizwa n'Imana, ibintu byose bubandi bugashira n'ibindi. Muzarebe imigi yose yatunganye, ni imigi yageze mu butumwa igakonvertisa bajya baburiga bose. Iyo bakijijwe umutekano se mu biki wasurga turuka he. Ni ukuvuga ngo ni dutanga ubutumwa. Revive niza izaba igisubizo ku itorero, izaba igisubizo ku miryango, izaba igisubizo ku gihugu. Imana ibagirire neza. Mwakira ubutumwa bwande bwa Kristo.